Yesu ashimwe, uyu munsi ntusanzwe, ni umunsi Imana ikurinze ijambo ribi ku buzima bwawe. Hari ijambo ryanditse muri Bibiliya urarisoma ugasa nkaho ugize ubwoba. Rero icyo Imana ivuganye nawe ni uko ibi bitazasohora ku buzima bwawe, ni uko Imana ishyize uburinzi ku buzima bwawe, ibikuyeho muri make. Twebwe nk'abantu twizeye, abantu dusengera hano kuri Dukuze Umuremyi Church, Imana iturinze ijambo riboneka mu gitabo cy'Imigani ibice 16 ku murongo wa 26. Uzi ko urisoma umutima ugatera vuba vuba. Ni ijambo rivuga ngo harimo inzira umuntu yibwira ko ari nziza, ariko iherezo ryayo ni inzira y'urupfu. Iri jambo iherezo ryayo ruvuga ngo abantu benshi cyane muri iyi si bazi ko bari mu bikorwa byiza, bazi ko bari mu nzira ijya mu ijoro, ariko ku iherezo ryabo ugasanga bari kujya mu nzira zitashobora kubajyana mu bwami bw'ijoro. Rero usabwa ko ukomeza kujya ukurikirana ibiganiro byacu kugira ngo tukubwire icyo ushobora gukora kugira ngo byibura namwe uzabe umwe mu bantu bazajya mu ijoro. Naje kubaza mushiki wanjye AI ngo nambwire amoko y'inzira y'urupfu. Yaje kumbwira ngo hariho inzira y'ibyaha ishobora gutuma umuntu apfa. Hariho urupfu ruturuka ku rugomo, hariho urupfu ruturuka ku burwayi, hariho urupfu ruturuka ku byaha umuntu yakoze, hariho n'urupfu ruturuka urupfu rw'iteka, kwa kundi tujya twumva ngo igihe kizagera umuntu apfe birangire. Rero twebwe twamenye Imana, twebwe twizeye, twe twamenye tekinike, twamenye urufunguzo, yuko urufunguzo ni ukwihana. Ntidushobora kuzapfa iteka ryose, oya. Twebwe ikintu twavuze ko kwihana ari ikintu cyacu mu buzima bwacu, cyo kuvuga ngo Mana mbabarira sinzongera. Ibyaha byose wakora Imana irakubabarira. Rero warakoze gukora subscribe, nimba utarayikora, nimba utarakora share, tuguhaye ikaze. Kora share na subscribe ujye ukurikirana ibiganiro byacu. Umunsi mwiza.